ni wowe ndareka ni wowe mwana muri no kumweka nukuri ntago birakunda pe mugabo oya mugabo iki mufatiye mu cyaha none ngo mugabo oya nyirige oya nakufashe nakubwiye ngo iki nakubwiye umugore atanyicira da uvuye gutembera hehe urashinzwe se uzi ko usigaye mfata nkaho ntarisiko ubu ntabwo umashinzwe waribyaye se kugira ntabashinzwe oya waribyaye ese ubundi watetse nari ndateka si ibyo wahashye iyo ujya gukura ibijumba se ndetse nari ndakora mu itaka siko maje kwibona ntabwo wakora mu itaka koko kubera iki utakora mu itaka nyoko se ari he yaza mukajyana mama se ko nabonye ajyana n'umugabo ngaho nyumva noneho ndamwica mw'abantu ngo yagiye he oya mbwiza ukuri ngo yagiye nabonye ajyana n'umugabo yaje kumutwara hano ngaho n'ukuri kw'Imana nyumva njyewe ngo ndi mu burinda aryamye ngo umugore arahanga ngo n'umwana arahari ngaho nyumvira rwose uzi ko nari nzi ko byahiye ngiye kwirira none ngo yajyanye n'abagabo weho se kuki utatetse njye se najye pfira yanjye nyine genda ujye kureba nyukaza Yohana bereye umugore rwose ngo yajyanye n'abandi bagabo mu kabari ubu se koko kari byo navuze asigaye nca n'inyuma ngo ngiye ndi mu burinda aryamye ngo umugore arahaha undebere rwose we ariko nazi turabonana nose umbwije ukuri ubuvuye nanjye ndi mu buringo ndaryamye umugore arahaha ubundi wari uryamyemo ibiki iyo uteka uzi inzara mfite ahubwo ntabyo watetse ngo nibiri ubona nta bishyimbo birimo si iyo ubirya cyangwa ukabyihorera papa murabe munyumvira ngo wari uhaze di utangiye no kundusha n'umujinya se aho uvuye ntabwo kurusha se umuntu w'umugabo kweri ibijumba umwana arambwiye ngo agiye mu bagabo nari nabiketserega naho nanjye ngo ndaryamye nabajyamo se waba wari ibijumba ukabona uguhinywa ko kayikatira murabe munyumvira ni ukuri kwima iyo nkoko se iza rimwe mu kwezi wenda uko kwezi kwashize wenda nyirya buri munsi niyo mpamvu ngira hano nkasanga ntabwo uhari nkagiramo genda urya imibaga kuko niyikubereye ubu ko uvuye mu bagabo oya uvuye mu bagabo oya cyumubwiza ukuri uvuye mu bagabo ibyo ntibikureba ni ukuri ko Imana ntabwo mbyemera n'ubundi nari nabimubwiye umugabo uhaye inkoko none urebe yuko nzongera kujya muri abo bagabo uri kuvuga oya ntabwo bikunda ni ukuri ko Imana ninjye ubwira gutyo oya wamugore we nakubwiye ngo iki nakubwiye umugore atanyicira da ceceka wa muntu komera umugore yaranyishe uzi ibintu nkoreye umugore ngeze ndabyutse simara kubyuka nta byo bihari bari gusanga nta byo bihari maze umwana ati umugore ajyanye n'undi mugabo mu kabari mubajije ahageze ahubwo ndusha amarara nankuru ararikuye ni ukuri kw'Imana dore se mugabo hakujya mugabo azakwiyicire wagiye ukakagatanya ariko uzi ko iyo nama ariyo ariko se ni naka gatanya njyewe ndajya he reba ni akazu kamwe k'icyumba gusa dufite ni akazu katagira n'icyumba na kimwe ubu twabigenza tukagurisha se ndajya he tuvugishe ukuri kandi nta mafaranga mfite unamuha wenda nkahasigarana ubukene bwaranyishe uko yambigenze gute wa mugore we aho kugira ngo azakwiyicire genda ujya kwa Mudugudu niba urabaho umwanzuro baba urakoze nuko urakoze pe Meramna amakuru ni meza twari hehe ntabwo yagiye nyumvira ibyaha byago byakomeje kunkurikirana isiko yagiye kuko nibigeze byawo mwana mbwiraho twari we ntago wabimenya daho yagiye nanjye nabonye genda mwana yanjye kuko kugira ngo genze nte kuko ngaho nazo mubwira ko namushakaga ndetse umushakira oya ntago wowe wakagombye kubimenya mwana wowe uracyari mutoya ntago wakagombye ndacyari muto uracyari umwana weho uzabimenya nukura kandi ngibye ihagara nkayimena umutwe
mutwe inyana y'imbwa gusa umusega nkamunyereka ngo nkwereke ubundi se ari ndayabwanja mu bagabo niki yampaye nkajya mu bagabo ibijumba gusa byatunga umugore mba nkeneye kurya niyo nkoko di ndase nagaruke mwereke abagabo bikigiye bose bigize ingegera ngo ntiyahaha ngo inkoko tuzayatirya rimwe mu kwezi kwa nini ngomba kurya inkoko Mudugudu dore turamusanze dore nguwe nungo aracyavuga ngo ndime jye mbabara undebere nuko utabimbwa icara hara ku gatebe umumfashe nukuri komera madame komera Mudugudu komera cyane ndakomeye ubwo byagenze ute ni ukuri kw'Imana Mudugudu nageze hano nako nari njyamye ndangije kubyuka ntabwo umwana yicaye hano cyo kagira inkuru ndangije ndamubaza ibyo nshaka kukubwira se ndabikubwira ushaka ngo yewe mwana ndikubwire neza hanga nabonye ko namugire cyasa ubundi maze umwana ndamubaza ati yo karibu ati mama njyanye n'undi mugabo ndangije yasize wagiye kumundebera akaza hano ahagera ariko nuko amafuka y'inzoka sinzi aho yazinyweye ariko mana abagore niyi misi nuko ubwo amara kunuka inzoga amaje kunuka inzoga rero ako hoya Mudugudu nawe uko ndi kukubona ibyo nshaka ntabwo urabinkore oya banza wumve ibyo ndakubwira ubundi ibyo ngibyo ubikore nyuma ariko ubanza ubyumve ariko nari ibintu nari nkoze buriya oya ibyo bintu by'amaboko bikwitangira kwishishwaho amaboko ahubwo mfashe ku rutugu bari birenze ahubwo nawe mwana muri kumwe nubwo ngiye kumureba narenze ndatanahari ashwida nase ugiye kureba Mudugudu none utangiye kumwita kana ngo niwe twari turi narenze ndahari ndahanaguye wa mugabo uyu mugabo agira amatiku aranankubise amenyero yakwe nyamara nabibonye rero wa mugore ibyo ubundi reka tukihorere ngiye ikintu nshaka kugira ngo tumwirukane nawe nshaka hano mu rugo pakira imyenda yawe gusa utanganira tumuka ugenda wari warananiye genda reka nkwereke ibintu nkoreye kabisa yewe umva kuno kubimeze buriya ku mugoroba ubone hafi ndakugurira icupa n'ubundi rero arananiye ndebera ingegera y'umugabo kwe umva nira myenda nayigumane wenda izamukiza nzarebe ko azare kububwa bw'akamenya kuba umugabo nyamugabo komera cyane ni bravo wamenye se si Mudugudu se mukanya bakakanya nawe yewe ibibazo byacu n'uwo nguwo ugiye he se ngiye iwacu ariko ubu ngubu birarangiye ubu ngubu nsubiye mu rugo urabona n'ibitenge nabigusigiye n'imyenda se cyane nabigusigiye nawe agenda atunganirwa reka nzashaka n'ibindi yagiye nawe hano se yagiye cyagiye hari umugabo ni imbwa ni imbwa n'ingegera ni imbwa kabisa n'umusega ubundi narinje kukwirebera urako bambwiye ko cyagiye fati ukuntu uri umugore mwiza uteye ariko mana yanjye nakore ko imana niko rero nibonera Mudugudu ibisokora biri gute bizamu nese hari icyo bitwaye ari kunyegera cyane da kandi nyegere twageze mu buriri nese cyageze ntabwo kiri kukubona cyagiye ariko twitwana kijyanira buriya ariko yewe nyegera ayiwe bikira mwanya Mudugudu ngongwe umwagira mute umwana kwijyana nari nabibuze nari nanabikeze mwari muri kumbwira ngo mumwirukane nkibaza ahantu agiye iwabo kandi ariko akagenda adateze asize n'ibitenge naho yigiriye kwa Mudugudu oya ibi bintu ntabwo biraza gukunda n'ukuri ahubwo ni wowe ndareka ni wowe mwari muri no kumwirukana ni ukuri ntabwo birakunda pe mugabo oya mugabo iki mufatiye mu cyaha none ngo mugabo oya nyirige oya nagufashe natumuke ntabwo nashakaga niba ushaka no mujyane yewe ubwo ndakubonye usumbonye uri umugabo koko nakubonye sawa murabeho uzacize he man sawa ngo uri Mudugudu kandi uzabona